Ferdinand yari umugabo wanjye gutya na gutya na gutya. Pastor Mutesi ndebesheje amaso yanjye babahanuzi bagiye mu mwuka bakavuga ngo ibi bintu nta mana ibirimo ariko uburyo yinjiye Ferdinand. Yego. Ferdinand nta kintu afite yaraciriritse. Nkurikije. Yego. Nkareba ubwo bukwe. Wa muntu hari uburyo winjira mu kintu ariko kugisohokamo bikakwangira. Byavuga ngo umanika gati uhagaze wajya kukamanura ukicara. None rero ntabwo nzi ubukubi bwa Pastor Mutesi ngo nubuhe. Mpamya neza ko Pastor Mutesi ashaka bwa mbere nabwo yakoze ubukwe bakamusaba bakamuka. Pastor Mutesi yarakeneye umwomora mu rukundo kuko urukundo ntarwo yigeze abona. Noneho nimba Ferdinand yaraje ku buzima bwe akagira ngo nyine aje kurangiza byose cyangwa akamufata nka Messi yabonye ntibyakunda nawe bimutera hari kwiheba cyangwa niki. Ni umuntu utarigeze akundwa iyo bakubwiye urukundo cyangwa umuntu akakubwira ngo urukundo utushya mu mutwe ukumva uracanganikiwe ugahita wumva yuko nyine bya bintu umuntu akubwiye yuko agukunda rwose nyine ukumva ko ari iby'ukuri nyine koko agukunda uwo muntu. Igisobanuro cya kiriya gikombe njyewe nabonye ari nk'ishimwe yahaye Ferdinand nkurikije imijugujugu yatewe bakiva mu rukiko. Byari gushoboka ko Ferdinand yanakwivuguruza akavuga ati nshingiwe kuri ibi ngibi ibi bintu mbivuyemo. Ferdinand nabonye ari umugabo ukuze na Pastor Mutesi ni umubyeyi mukuru. Rero yagiye gufata umwanzuro wo gushaka Pastor Mutesi. Nimba koko bari abagore baraje hano bavuga ati Ferdinand yari umugabo wanjye gutya na gutya na gutya yanamuca inyuma azabyihanganira sibyo kugira ngo ajye kwemera Pastor Mutesi afata amafaranga yiwe avuga ati niyemeje gukora ubukwe uvuye muri ubu buzima. Nge namubwira ngo ikintu icyo ari cyo cyose cyaba agomba kucihanganira cyane ko ari n'umukozi w'Imana n'abandi bose batandukana n'abagabo. Byo ni ibintu bisanzwe muri rusange kuba turi kuvuga kuri Pastor Mutesi imvura ikagwa turi mu kiganiro hakazamo umukororombya. Mpereza amakuru Pastor Claude yaje mu bukwe bwa Pastor Mutesi abundabunda gute byagenze bite? Ubundi Pastor Claude we yarazi yuko ari buze agafata inkuru nkuko bisanzwe mu bigaragara we yasaga nkaho yibereye nko mu kazi. Twebwe twari twicaye mu nzu umuntu araza yinjira aratubwira ati Pastor Claude muzi bimubayeho ati bigenze gute? Pastor Claude azanye n'umuhungu we wo bita Noheri wamuhamagaye agati hano ndi mfite ubwoba bashobora kumfunga. Nibyo koko yafataga telefone baragufungaga? Sandrine natwarabanye ari akantu kakananga rwose ari umuntu utazi ibintu by'urucarutsi. Umwana wa mbere yamubyaye mpari ambyara umwana wa kabiri najyaga kumusura ku mwana wa gatatu turamuhemba. Sandrine ntabwo yigeze agira urukundo rwa rundi nyine rwo muri ya myaka 15 16 ntabwo azi izo za love za joteme wapi ntabyo yigeze yigera. Pastor Mutesi za love za joteme arazizi wese. Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu nanjye mbasura mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi turi kumwe n'umumama wacu. Umeze neza? Ndashima Imana. Umeze neza urashima Imana? Yego cyane. Ufite akanyamuneza ni kenshi? Akanyamuneza ni kenshi. Yego. Ariko urabizi ndagahorana. Njya nkunda kwiyandikira ati kuri title zanjye nandika ati murumuna Pastor Mutesi. Abenshi nabo niko babizi. Yego. Nese koko uri murumuna Pastor Mutesi ubundi? Mu buryo bw'umwuka. Yego. Nukwango n'undi murumuna we. Yego. Umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Ubukwe bwagenze bute? Ubukwe bwa Pastor Mutesi bwagenze neza cyane. Baguhaye impano nziza? Bampaye impano nziza. Baguhaye impano? Subwo ni ngombwa kuyivuga je. Bitewe nuko nagiye mbona abantu benshi batandukanye bagiye baje mu bukwe bose baragiye babaha impano ariko mwazihishe mwazigize ibanga. Uretse uwo bita Noheri niwe wagaragaje impano wenyine. Niwe wagaragaje impano. Nawe baguha agapira kanditseho gira neza. Oya, jewe mu mpano bambaye nta mupira warurimo. Ese ugumva banga ko mu mupira nkajya nkwambara gute se? Sinjya nambara amapantaro icyo ni cyambere cyo. Wenda imipira wasanga yari igenewe abantu wenda b'abasore cyangwa b'abagabo ariko ntabwo nkanjye nk'umubyeyi nka mukuru wanjye arabise ko nkunda kwambara nkikwiza. Nawe ubwo ngubwo atari umuntu umenesheje amabanga nawe icyo wakibwira. Uwo bita Mugwiza ati sinjya nitabira ubukwe bw'abarangi.
abarangi se yabasomye he? yavuze ati Pastor Mutesi ni umurangi ngo ntabwo nakitabira mu bukwe bw'abantu bategekana kwambara imituku ahubwo nakuhira indabo zanjye. Ibyo ngibyo bivuga iki? Umurangi amenye undi. None se yamenye ko Pastor Mutesi ari umurangi gute we atari we? Sinzi impamvu yabivuze. Yabivuze ubwo nyine kubera ko nyine ubwo bafite aho bahuriye. Yego. Okay, twikomereze. Hanyuma rero abantu ubundi sa nk'uduhereza ishusho y'ubukwe yari imeze gute, byari bimeze bite? Ubukwe bwari bumeze neza. Sibyo nyine ko hari hadekoye neza, icyo ni icyambere. Hari hadekoye neza mu bukwe. Rwose ubona ko ibintu ari byiza. Rwose singiye kukubeshya. Si n'ikiguzi nk'uko wenda abantu baza yenda kubivuga nko muri comment n'iki nta kiguzi, ariko rwose maze imyaka myinshi muri uyu mujyi wa Kigali. Nagiye ntaha ubukwe, wenda wasanga wenda ubwo nagiye ntaha wenda ari uko bwabaga ari ubw'abantu baciriritse, ariko Pastor Mutesi yakoze ubukwe bwiza. Nanjye ndavuga ati ibi bintu ndebesheje amaso yanjye, babahanuzi bagiye mu mwuka bakavuga ngo ibi bintu nta mana ibirimo, ndebesheje mu mwuka wanjye ibi bintu birimo Imana, ntago ibintu bitarimo Imana, ntabwo byasa gutya, ntabwo byagira ishusho n'isura isa gutya. Ikintu cyagutunguye kurusha ibindi mu bukwe bwa Pastor Mutesi ni ikihe? Ikintu cyantunguye kurusha ibindi, ikintu cyantunguye kurusha ibindi, ntabwo natekerezaga ko Pastor Mutesi ari bumpe Imana. Kubera iki se? Numvise nezerewe mu buryo nanjye ubwanjye nta bitekerezaga pe. Wumvaga udafite agaciro kanini ufite kuri Pastor Mutesi kurya Imana? Ubwanjye numvaga nta gaciro kanini nyine mfiteho, ku buryo yatekereza akicara nk'umubyeyi agatekereza kumpa impano nziza nk'iyo yampaye. Umukororombya, harya umukororombya isobanura iki? Umukororombya yuje imvura igiye kugwa ngo ibigipfuye, ariko umukororombya ni ikintu cyiza nanone. Yego. Kuba umukororombya uje turi mu kiganiro kivuga kuri Pastor Mutesi ubwo bishatse kuvuga iki? Ukimara kuvuga ko yaguhaye n'Imana. Urumva ko Imana iri kumwe na Pastor Mutesi. Abo bandi bavuga ibintu by'abarangi, ahubwo ubwo ngubwo bafite impamvu. Babivuga ntibabivuga se n'ubundi ko ubukwe bwabaye. Baravuze ngo ubukwe ntibuzaba, ngo ubukwe ntibuzataha. Nta muntu wahagarika icyo Imana yavuze ku buzima bw'umuntu. Nsanga ahubwo aba bantu bagumiza gutera amabuye Pastor Mutesi, no kuri ko Imana ahise password ya Pastor Mutesi. Yaba abantu baza kubona password ya Pastor Mutesi, uru rufunguzo Imana ikarurekura ikarushyira mu biganza byabo. Sinkubeshye bari gufungura ahubwo ibi bintu bya Pastor Mutesi bakabyica. Ariko iki ni ikimenyetso kuba turi kuvuga kuri Pastor Mutesi imvura ikagwa turi mu kiganiro, hakazamo umukororombya, nakomeze ahubwo n'imbere ni heza. Yego. Nuko ko n'ubukwe bwabo ari bwiza bimeze bwiza. Sibye se Feredi namubonye ute? Si ubwa mbere ubonye Feredi na buri? Ubwa mbere nari mubonye amaso ku maso. Bamubonye ute? Ariko uburyo yinjiye Feredi. Yego. Sugo mbivuge gute, ntabwo nabona ukuntu nabisobanura cyangwa nabivuga. Abantu bazabyibonera kuko ni ibintu byaciye live no ku macano abiri yari yemereye gufata ibyo biganiro, bazabibonaho. Feredina yari yambaye neza, afite inkoni mu ntoki. Mbese nanjye ubwanjye nyine nabirebesheje amaso ndavuga ati kabisa genda Pastor Mutesi, Imana yaraguteguriye. Ukurikije ukuntu bamuvugaga? Nkurikije ukuntu bamuvugaga ngo Feredina nta kintu afite, bakavuga ngo nta kintu afite, bakaza bamukubita hasi ati Feredina nta kintu afite, araciriritse. Nkurikije nkareba ubwo bukwe, wa muntu arafite. Yego. Wabonaga akamwenyu uburyo atambuka? Amwenyu gusa se? Umva ntago ari akamwenyu gusa, yari yishimye mu buryo budasanzwe. Kandi na Pastor Mutesi yari yishimye mu bintu bigaragarira abantu bose bari baraho, bari buzuye sare yari nini, yari irimo abantu ibihumbi byinshi by'abantu. Rwose niyo bari kuvuga ati mubara abantu baraha, ntago ari kubara abantu. Ugeze hanze imodoka zari ziparitse muri parikingi n'iziri hanze, ntabwo wari kuzibara ngo zirangize. Se ko ubukene buhari muri iyi minsi ari bwinshi, buri uzabona n'amafaranga yo kujya muri reception? Amafaranga yo kujya muri reception? Agatike biki, makeup, bya bindi mubanza mukitera. Hari uburyo ubona nitera makeup ejo kwambonye, wigeze ubona nariteye makeup? Abandi ariko bagomba kubanza bakiteraho tubona. Njyewe ntabyo niteye, njyewe ndi naturel nyine gutya, ariko amafaranga yo kuvuga ngo byatike ngo njye mu bukwe bwa Pastor Mutesi, nayo kujya muri dote ntago nari nzi ko ndi buyabone. Rero nandi ntabwo njyewe nigenera ibihe
ejo ntabwo namenya ngo buzacya bimeze gute, wasanga ejo buzacya byagenze neza, ahubwo n'intwererano nkanayibona yo kumutwerera. Hari abamunenze bati umukozi w'Imana wisize wabonye ko yari yisiteye mu makeup ko ntabwo byari bikwiye. Makeup yahehe koko sibye gukabya ko nari nkiyicariye mu bukwe uze no kubyitegereza no ku mafoto, nta bya makeup ni kwa kundi nyine umuntu yisiga akafondote nyine kugira ngo uke rwose wabonaga ko ari umugeni ukeye usa neza. Nyine ni kwa kundi bavuga ngo dore iriya nka ifite igicebe kinini kubera ko yifitiye nyine umukamwo mwiza, bakayinenga nyine iby'igicebe cyacyo kubera ko babuze icyo bayinengaho. Rero uba mugufi bakakunenga, waba muremure bakakunenga, watunga bakakuvuga, wakena nabwo bakakuvuga, wagera ibyiza nabwo bakavuga. Ntabwo rero wabuza abantu kuvuga. Wabyakira ute kubona wo bita Jackie arimo arahereza invitation Pastor Claude mu kiganiro bigaragaza ko ayimusaba amutumiranye icyubahiro cyinshi mu gihe we bagutumira mu ibanga? Erega impamvu yamutumiye navuga ngo yatumiye Pastor Claude nkuko wenda abantu nyine babifata nyine ukundi kuntu bakavuga ati Pastor Claude ni umwanzi wa Mutesi, ariko ugiyewe naje gusanga muri ibi bintu bya social media nta rwango rurimo, ahubwo babyinjiyemo. Hari uburyo winjira mu kintu ariko kugisohokamo bikakwangira. Byavuga ngo umanika agati uhagaze wajya kukamanura ukicara. None rero kuba batumira Pastor Claude ngenza gusanga aba bantu binjiye muri social media, binjira muri social media baza nyine natwe twese twaje nyine twumva ari ibintu byoroshye. Noneho bagezemo haza kubaho nimba ari nk'ibintu navuga ngo amatiku cyangwa nk'ibindi bintu ntibizabaho kubera urwango, ahubwo babikora nk'abakora akazi kugira ngo wenda babironkeremo cyangwa babiboneremo umugati. Noneho biza no kubyara nyine amatiku, uruhande rumwe ukumva umwe yanga undi ariko nta rundi rwango. Kuko nkurikije abantu Pastor Mutesi yahaye impano, ntabwo ari uko bose bamuvuze neza, si nuko bose bari bamukunze, ahubwo Pastor Mutesi nabonye afata umuntu aracyafite ubumuntu mu mutima we. Nabonye afata umuntu akamuha agaciro, ntabwo yibuka ibibi yamukoreye, ahubwo yibuka ibihe bya mbere baba uburyo yaba yarabanyemo n'umuntu, akibuka ibyo bihe. Nk'ejo bundi wabonye akantu yakoze kwa Papa Bitangaza, ari undi muntu ntabwo yakora ikintu nka kiriya, ariko kubera ubumuntu ntabwo yibuka ikibi umuntu amukoreye, ahubwo yibuka icyiza n'ibihe yagiranye n'umuntu. Nagira ngo none wari uhibereye. Hari n'ahantu nabonye mu kiganiro uvuga ngo Pastor Claude yaraje ngo ahita ahunga aragenda. Mpereza amakuru, Pastor Claude yaje mu bukwe bwa Pastor Mutesi abundabunda gute, byagenze bite? Ubundi Pastor Claude we yarazi yuko ari buze agafata inkuru nk'uko bisanzwe. Mu bigaragara we yasaga nkaho yibereye nko mu kazi. Urumva yumvaga nyine, urumva Pastor Mutesi byanze bikunze ari abanyamakuru kuva mu gitondo. Nabonye abanyamakuru b'ibinyamakuru byose biriwe ahangaha, kandi nta wundi muntu, ahubwo uyu muntu arakomeye. Nta wundi muntu bakozeho inkuru ni Pastor Mutesi. Umuntu wese waje hano w'umunyamakuru yakozeho inkuru. Bishatse kuvuga ngo ahubwo Pastor Mutesi ni umuntu ukomeye, n'umuntu w'agaciro. Buriya yo bakuvuga ugumiza uzamuka kandi unanakomeye. Pastor Mutesi rero, Pastor Claude twege twari twicaye mu nzu, umuntu araza yinjira aratubwira ati Pastor Claude muzi bimubayeho. Ati bigenze gute? Pastor Claude azanye n'umuhungu we mu bukwe, yari yambaye ngo ikote ngo nimba ari ubururu nimba ari rya buresi, urumva. Noneho arangije ngo ahageze amenya amakuru yuko nta muntu wemerewe gukamera n'umwe, nta muntu wemereye gufata inkuru n'umwe. Uwe ngo ikintu yakoze yahise asubirayo wajya kuzifatira nyine inyuma hanze, nyine akajya ahamagara nyine ngo abantu bari muri ubwo bukwe mwimbere bamwohereze nyine ngo amafoto n'iki. Nuko nanjye nyine nabyumvise ko ari uko byagenze, kuko nanjye ntabwo namwiboneye amaso ku maso, kuko njye nari nicayemo imbere, ntabwo nabonye Pastor Claude gutya ngo amaso ku maso ngo yahaje. Gusa abantu baturukaga hanze nibo bazaga bakatubwira nyine ayo makuru, kuko hari abasekirite hanze, hari
navuga ngo ni ababoso cyangwa se ni abaprotokole bari bari aho bacungiraga ibyo hanze n'ibyo mu nzu. wowe bita Noheli wamuhamagaye agati ahantu ndi mfite ubwoba bashobora kumfunga nibyo koko iyo wafataga telefone baragufungaga? Noheli nawe ni cyokere. Noheli nyine urumva kubera ibihe twari twibereyemo byiza nanjye urabizi wampamagaye sinakwitaba ndakwihorera. Urumva kukwitaba nta muntu bigeze babuza kwitaba telefone. Icyo ni icyambere. Ikintu babujije abantu gufotora amafoto. Bavuze ngo hari abantu bashinzwe gufotora amafoto. Hari ibinyamakuru bibiri byari biri gufata ubukwe bwa Pastor Mutesi. Noneho babuza abantu gufotora mu rwego rwo kugira ngo ubukwe n'ubundi bugumize buke mu mucyo kandi bugumize bugira ishusho. Noneho kubona abantu bose bafashe amatelefoni bari gufotora n'abakameramani bari gukamera abandi babishinzwe, ntabwo nabyo wabonaga ari isuku, cyane ko bwari ubukwe bwari buteguye, wabonaga ko ari ubukwe bw'ubusirimu. Bangaga ibintu by'akavuyo kenshi kugira ngo udasanga ari ibintu nyine by'akavuyo. Yego. Inshuti yawe dukomeze nta kibazo. Okay. Inshuti yawe Sandrine nagize gutya mbona amasaha mu gitondo ndayibona hari ibyo mwaganiriye cyangwa se byaganiriye n'abandi bose, urumva ari mu biganiro sibyo? Ariko nkigera aho ikintu yambwiye ati muvandimwe urumva kuva twakorana cya kiganiro bwa mbere na mbere nje na Sandrine nza kuvuga ko Ferdinand afite ubutunzi, amubeshyira yuko we yaje avuga yuko Ferdinand yamutunze imyaka 2 nta kintu afite. Nsohora record imwemeza yuko afite kandi ubutunzi ahubwo ari ukumuharabika. Noneho bibyaramo ibintu byinshi, abanyamakuru babisesengura ukundi kuntu. Njewe ntabwo noneho n'ibintu yari yikoreye wakita hanze mbona ko nta bushuti dufitanye bwatuma ngendana n'umuntu wifashe nawe ubwo wakimena inda nanjye ejo yamena inda. Urumva ndangije rero kuvuga ngo Sandrine yimenya inda. Yego, ntabwo yarakwiye, hari ibintu yavuze atari akwiye. Ahantu ari ntago buriya uhamya ko yifuzaga cyangwa yicuzaga ko ati iyo mba naravuze biriya bigambo nawe kuba naratume mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Nawe ariko yavuze yuko ari amarangamutima yamuganjije umutima akamuremerera. Abwira aba Pastor Claude n'abantu twari turi kumwe, arababwira ati nanjye biriya nabikoze kugira ngo mvuge ko ari wowe wanzanye kuri YouTube ko haba abagabo baba diaspora. Nabikoze kugira ngo nanjye nkwihimureho. Ubundi Jackie yari yateguye yuko dukorana ikiganiro akansabira imbabazi mu kiganiro. Birangira wabibonye ko imvura yahise ijojoba, nabwo birangira ikiganiro tutagikoze. Ariko yambwiye ati nta kintu dupfa, uranzi nawe wari uhibereye, uranzi ni wowe muntu nzi neza aha kuva njyara abana banjye 3, nubwo hari umugore waje akamuharabika ngo abana 3 ntabwo ari abiwe, ntabwo ari ab'umugabo umwe, ariko ndamuzi bihagije nabo umugabo umwe kiracyo rwose. Baramusebeje hariya aho rwose. Wavuze ati ngo muzi ngo ari isugi. Muzi rwose akiri umwana akora akazi ko mu rugo. Sandrine akora akazi ko mu rugo atarabana n'uriya mugabo. Uwo mugabo amushaka babana rwose nari impari kumwe umwana akura umuntu mu kazi ko mu rugo. Urumva umwana wari waraturutse za Nyaruguru afite imyaka 10, umugabo akamushaka afite imyaka 15, ndumva yarari gushingira 16. Rwose ntabwo navuga ngo yarazi ibintu by'ubusambanyi. Sandrine atwara abanya ari akantu kakananga rwose, ari umuntu utazi ibintu by'urucarutsi byo kuba yavuga ngo yajya mu bintu by'ubusambanyi. Icyo gihe yakoraga akazi k'iwanyu ko mu rugo iwanyu? Hoya ntabwo yakoraga akazi k'iwacu, ngiye nari nubatse, ahubwo ahantu yakoraga twari duturanye. Yego. Ni wowe wamugira inama yo kuza kuri social media? Ntabwo ari njye wamugiriye inama. None kugira ngo aze gushinga icyumba byavuye kuki? Icyumba cy'amasengesho. Agishaka umugabo we yarakijijwe, akirizwa ADPR Gasave. Mu gukizwa rero aza no kubatizwa, yuzura mwuka wera, agira impano, hanurira abantu benshi. Noneho nanjye nafite icyumba cy'amasengesho, kajya aza gusenga n'undi mu mama wundi w'ishuti yacu, kajya aza gusenga, yuzura mwuka wera, manira mwagura, abiza kuvamo gushinga icyumba cy'amasengesho. Nuko Imana yagiye imwagura nyine, nuko yagiye imwagura. Umwana wa mbere yamubyaye mpari, ambyara umwana wa kabiri, najyaga kumusura. Ku mwana wa gatatu turamuhemba rwose. Ibindi wenda byaba ingeso yaba yaragiyemo cyangwa ibyo yaba yaravuze nyuma, byaje nyuma yuko atandukanye n'umugabo wiwe. Ariko mbere yaho si yigeze ashwana n'umugabo kubera uburaya. Icyo ni icyambere.
ntiyigeze umugabo wamubwira ngo umwana wabyaye ntabwo ari uwanjye, bipfiraga ibindi byabo. Ariko ibyo ngibyo ntabyo muzeho, izo ngeso ntabwo nari nzi muze, ibyo bindi byaje nyuma yahatandukaniye n'umugabo. Yego, ibyo byose ni umugore ushobotse, uretse kwenda Ferdinand rero bananira. Wenda nyine nuko erega umuntu wese agira guyiwe cyangwa n'amarangamutima. Urumva Sandrine, njyewe uruhande rumwe Sandrine hari igihe njya mugarukira simugaye. Impamvu njya mugarukira urayizi, habaho ikintu bita returudaje. Sandrine ntabwo yigeze agira urukundo rwa rundi nyine rwo muri ya myaka 15 16 ngabona umuntu umukunda. Urumva yakubitanya n'uwo muntu abaho no mu buzima bugoye, mu buzima bukakaye, ntabwo azi izo za love za joteme wapi, ntabyo yigeze yigera. Pastor Mutesi za love za joteme arazizi wese? Ntabwo Pastor Mutesi rega ntabwo mumenye ubu ngubu, ntabwo nzi ubukubi bwa Pastor Mutesi ngo nubuhe, sinzi ngo Pastor Mutesi, mpamya neza ko Pastor Mutesi ashaka bwa mbere nabwo yakoze ubukwe bakamusaba bakamukwa. Rero urumva Pastor Mutesi rukundo yararuzi, ahubwo nuko yagiye ahurira nibikomere muri rwa rukundo. Yego, we yarakeneye umuntu umwomora urukundo, ariko Sandrine wakeneye umuntu umwitaho, akamwita n'amazina meza, nyine akamuha urukundo. We Pastor Mutesi yarakeneye umwomora mu rukundo, uriya rero akeneye umuha urukundo, kuko urukundo ntarwo yigeze abona. Noneho nimba Ferdinand yaraje ku buzima bwe akagira ngo nyine aje kurangiza byose cyangwa akamufata nka Messi yabonye, ntibyakunda, nawe bimutera hari kwiheba cyangwa niki. Noneho kubera ko na rwa rukundo rwari rumaze kumwakama rumugurumanamo, urumva umuntu utarigeza akundwa, iyo bakubwiye urukundo cyangwa umuntu akakubwira ngo urukundo utushya mu mutwe, ukumva uracanganikiwe. Urumva ukumva uracanganikiwe, ugahita wumva yuko nyine bya bintu umuntu akubwiye yuko agukunda rwose, nyine ukumva ko ari iby'ukuri nyine koko agukunda uwo muntu, ahubwo uhita wumva ko ibintu akubwiye ari iby'ukuri. Nicyo kigero Sandrine yisanzemo ari uko nyine bigenze. Okay, twikomereze. Ubwo nguko nabyumvishe ko ari uko nguko bamufashe, cyangwa se ni muri ubwo buryo yisanze, ariko nawe atabihise. Abantu ntabwo yabihisemo biriya bintu, yisanze nyine ari muri ubwo. Hari igihe umuntu azakagucanga mu rukundo ukagira ngo ni urukundo nyine rwanyarwo, kubera ko utigeze ukundwa, ukumva nyine ko ari ibintu byanyabyo nyine biriho, nawe ugahita nyine wumva nyine uragurutse, ukavuga ati uyu muntu niwe wanjye. Hahandi nyine wanamwoza n'ibirenge ugakora n'ibintu byose, kubera ko wumva ukeneye nyine umuntu ugukunda. Ariko nyine abyihanganire, nyine ntago byabayeho, navuga nyine ngo ntakomere. Ese nawe ujya utekereza kuzashaka umugabo mugakora ubukwe? Cyane, nzamushaka tubukore. Umugabo muzabana nawe uzamuha igikombe? Umuntu wese rega agira karagiteri ziwe. Pastor Mutesi kuba yatanze kiriya gikombe, ashobora kuba anabifitiye n'ubwo bushobozi, sibyo? Jewe yenda ashobora kuzaba yenda mfite icyo gihe ubushobozi bunarenze, nkamuha yenda ikirenze n'igikombe, sibyo? Cyangwa se ntikinaboneke, icyambere ni urukundo, ntabwo icyangombwa ari igikombe. Umuntu wese agira akajeste kiwe, ntabwo ibyo Pastor Mutesi akoze nanjye ari byo nzajya gukora, nanjye mfite uburyo uko nzabigenza, uko nzabikora. Yego. Igisobanuro cya kiriya gikombe kuri we ni iki? Igisobanuro cya kiriya gikombe, njyewe nabonye ko ari nk'ishimwe yahaye Ferdinand, nkurikije imijugujugu yatewe bakiva mu rukiko. Byari gushoboka ko Ferdinand yanakwivuguruza akavuga ati nshingiye kuri ibi ngibi, ibi bintu mbivuyemo, cyangwa Pastor Mutesi akavuga ngo nshingiye kuri ibi bintu nkumviseho, ibi bintu mbivuyemo. Ariko Ferdinand arihangana, kandi na Pastor Mutesi arihangana. Rero kuba Ferdinand nawe yakoze ikintu gikomeye cy'agaciro, sibyo? Kuba yafashe Pastor Mutesi akaba yarihanganiye ibyiwe byose, akaza kumususurutsa kuriya, twese tukajyayo, akamusaba, akamuhesha ishema, ni iby'igiciro. Nanjye umuntu ampesheje ishema, nanjye nakishima, icyo naba mfite nanjye nakimugabira. Buriya yamugabiye icyo afite, kubera amarangamutima ye yumvise nyine ari kiriya kintu agomba kumuha. Wenda ajya byuka kiriya gikombe akirebe, cyangwa se no mu gihe kiriya gikombe ntikisaza, ni ikintu kizabaho igihe kirekire,
n'umwana bazabyara azagisanga azumva ati mama wawe yampaye iki gikombe ni ikishimwe. Rero navuga ngo ni iby'agaciro kuba yakoze kiriya kintu. We yumvaga yenda nta kindi kintu yabona yamuha cyo kumushimira, aravuga ati reka muhe iki gikombe. Nanjye rero numvise ibintu bindenze, kandi buriya erega umugabo ni uwo kubahwa. Umugabo ni uwo kubahwa. Yego. Tujye mu agace reka tukite zubakwa ziti. Niko navuga. Pastor Mutesi ni ikihe kintu muri kano kanya wamubwira azitega mu rugo hamwe we na Ferdinand? Azitega? Kwitega byo ntabwo ibyo barabimenyera, ibyo bakwitega nta magambo y'abantu. Ese ibyo byo ntibizava. Ko by'amagambo y'abantu mu rugo mwimberere nawe warubatse. Yakwitega se? Ubwo navuga ngo ni nk'iki yakitega. Bajya bavuga ko wenda hari igihe abagabo bacana inyamanga abagore mugeraho mukabyakira mukavuga muti koko ngo umugabo n'umwana wundi biki ngo mujya mukabyakira. Oya namuca inyuma azabyihanganira. Sibyo? Ariko se ku buryo Ferdinand azamuca inyuma? Ntabwo nabimushinja ko yanabikora. Sibyo? Ferdinand nabonye ari umugabo ukuze. Na Pastor Mutesi ni umubyeyi mukuru. Rero yagiye gufata umwanzuro wo gushaka Pastor Mutesi. Nimba koko bari abagore baraje hano bavuga ati Ferdinand yari umugabo wanjye gutya na gutya na gutya, yamaze kugira ngo ajye kwemera Pastor Mutesi, afata amafaranga yiwe, avuga ati niyemeje gukora ubukwe, mvuye muri ubu buzima. Ni ikigaragaza ko Ferdinand avuye muri wenda mu byo yari arimo, afashe umwanzuro wo kubaka urugo. Siko bimeze. Rero ntabwo twavuga ngo Pastor Mutesi yitege ibi nibi. Oya, nta mpamvu yo kwitega ibibi. Ntabwo ibibi wabyitega, ahubwo bitege kubona ibyiza. Ntabwo rero wakwitega ibibi, ahubwo navuga ngo bitege kubona ibyiza mu minsi yabo isigaye. Naho ibyibi byo ntabwo twabyitega, kuko ntabwo Imana igenera umuntu ibibi, imugenera ibyiza. Ariko nanone ugomba kumenya ati hari ibintu biranga ingo zose. Nese ntabwo mu ngo zose kuburara si bijya bibase. Ntabwo azaburara. Ntabwo Pastor Mutesi mu bantu bari ku cyiciro cyo kuburara. Ntabwo azaburara. Ntabwo azagirana ibibazo wenda kwa kundi bavuga ngo nazibana zidakomanya amahembe se. Ntazaburara, ntazabura umwenda wo kwambara, ntazabura aho kuba. Icyo ngicyo nta ibyo kuvuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Umugabo n'urugero ashobora kugenda gatinda, wenda yaramenyereye n'urugero gutaha saa 2, ugasanga yenda uyu munsi atashye saa 5, akaba yamubwira ati se sheri uko watinze wenda gutaha, bakabivuganaho. Cyangwa se rimwe na rimwe hari igihe umwe adahita byakira ngo abyumve ukunda ari kubyumva, ariko nyine hakaza kubaho kubyumvikana kuko mwarahanye igihango. Yego, agomba rero kubyihanganira. Ibyaba byose ni mukuru, ntabwo ari umwana. Ibyaba byose wa mugani ntabwo namubwira ngo vuga ngo ntabwo uzabyihanganira. Nje namubwira ngo ikintu icyo ari cyo cyose cyaba agomba kucyihanganira, cyane ko ari n'umukozi w'Imana. Urumva? Ferdinand kandi nanone akaba n'intama yiwe, agomba ahubwo kumutoza inzira y'agakiza, agakomeza mu rugendo rw'agakiza. Urumva? Bakabana neza nk'umugore n'umugabo. Urugero rwiza batweretse rwa biriya birori rukazaba urugero n'undi mugore uwo ari we wese udafite umugabo yavuga ngo Pastor Mutesi atubereye urugero rwiza, yubatse urugo rwiza, natwe tukifuza gushaka. Ntabwo rero twamutega ibibi ngo ejo ngo bizagenda gutya, ngo nibitogota ngo uzashyire mu cyumba nka bya bindi bavuze. Oya, ni umubyeyi mukuru kandi unasenga. Yego. Bajyaga bavuga ibintu byinshi cyane, bati Ferdinand hajya hagaragara abantu bavuga ati twasangiraga inzoga byagendaga gutya na gutya. Urumva? Nk'ubu ngubu koko biramutse koko byari byo, Pastor Mutesi bajya mu rugo agasanga akabona umugabo afunguye icupa rya byeri, yabyihanganira nyine akagumiza akamutoza inzira y'agakiza, agakizwa. Nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Ibyo ngibyo tujye tubimenya. Yagumiza akamutoza inzira y'agakiza. Kandi ndibwira yuko ari kuvuka. Oya, ndibwira none se uyu muntu abaye icyaremwe gishya muri Kristo, ibya kera biba birangiye kandi ngo ababaye mushyashya. Ngo umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima.
nshatse kuvuga ko uyu mwana yateye ikirenge mu cya Yesu Kristo ari bwaje mu gakiza ababaye nyine umwana kwa data. Rero niyo ntabwo navuga ngo ari kuvuka nuko yavukiye muri Yesu Kristo. Urabizi ko yari umusiramu. Ubwo rero navuga ngo hari igihe usujya wumva bavuga ati uriya muhanuzi ni umuhanuzi w'umwana bakabivuga nuko nyine aba ari bwo akiga ibintu by'agakiza cyangwa agitangira kwiga ibintu byo guhanura. Rero navuga ngo Pastor Mutesi ni mukuru mbisubiremo azihanganira ibizaba ibyo ari byo byose azabyihanganira. Hanyuma wowe aka kanya nyuma y'ibyo byose n'ubundi wabibonye wagiye mu bukwe bakwakiriye neza pe, urishima ndishima pe, uranezerwa nta nubwo wari unabyiteze. Ntabyo nari niteze, none se nkubwire ngo rwose nafashe tike natega njya mu bukwe nk'uko nari natumiye. Iyo udafite ubwoba bw'uko hari igihe bashobora kwanga ko winjira kandi Pastor Mutesi ari wari wanyitumiye. Yego yari yantumiye arambwira ati iyi tariki ya 23 hazaba hari dote i Masaka, ntuzabure nta yindi ntumwa nohereje n'ingewe ukwibwiriye. Yego hanyuma Pastor Mutesi noneho avuze iki kuri wowe? Pastor Mutesi ni inshuti yanjye y'inkoramutima, niko nabivuga, ni inshuti yanjye y'inkoramutima. Yego Ferdinand ubwo bose ni inshuti zanjye, bose ni inshuti zanjye kuko uriya ubwo bamaze kuba umwe ni umuryango umwe, bose ni inshuti zanjye. Hari impano wowe uri kubategura nyuma yo kugukora ku mutima ukavuga uti byibuza mu birori biri imbere nanjye nzabategura impano. Imana izanshoboza, ntabwo impano bazitanga mu birori gusa. Uko Imana izanshoboza urumva inshuti yawe muba muri kumwe uko bwije nuko bukeye muri kumwe, byanze bikunze impano ntabwo umuntu ayiha umuntu kubera ko yakoze ibirori. Na nyuma y'ibirori waha umuntu impano itabonetse ku munsi w'ubukwe nayibona na nyuma y'ubukwe. Icyangombwa nuko iyo mpano kandi si imwe gusa, azampa nyinshi nanjye nzamuha nyinshi. Ubwo rero ntabwo navuga ngo ku munsi w'ubukwe mbitegure ibyejo birejo nyine. Reka turebe ku by'uyu munsi, uyu munsi nyine, uyu munsi kuri 24. Ibyejo tube tubyihoreye, ntabwo tuzi ngo ejo bizaba bimeze gute, nta wamenya ukuntu bizaba bimeze. Ariko byibuza bishobora kuzagenda neza. Reka tunabiteze shobora no kugenda neza. Imana ntabwo wamenya ahantu iciye inzira. Naha nicaye mu kanya wajya kubona umuntu arampamagaye akavuga ati akakanda ku kanyenyeri akavuga ati ndakuremeye, nanjye nyine ugasanga nyine mpatambukanye umucyo. Nabonye yarakoze ikiganiro avuga ngo wari uturanye na Raila. Harya Raila ngo yarasenye bimeze biti, sinzi ukuntu bavuze ngo arasenye. Imvira kandi ngiye kugaruye. Ntabwo mperuka inkuru za Raila pe. Ntabwo nziheruka inkuru za Raila, ntabwo mbizi rwose. Yego. Gusa nyine mbyumva impamvu nashaka kukubaza kuri icyo kibazo. Bajyaga bavuga uretse gato, bajyaga bavuga ibiganiro bati nabyumvisha ka Bosco avuga ati umuntu bita Raila ni umuntu ajya kuvuga neza Pastor Mutesi. Uri kumva ubihuza gute kuba hano hanze hari inkuru z'uko Raila yasenye, hakari inkuru z'uko Pastor Mutesi yubatse? None ugashaka kuvuga yuko Pastor Mutesi se yatwaye umugabo wa Raila? Oya. None se urumva nyine bihuriye hehe kuba yaramuvugaga neza akaba yubatse? Muri kino gihe kuki yagiye gusura, kuki Pastor Mutesi yagiye gusura Papa Bitangaza ntajye gusura Raila kandi ari umuntu wamuharwaniraga ishyaka? Nese ubwo se ntabwo nabimenya nk'icyo kibazo wakakibajije nka Pastor Mutesi. Kimwe nk'uko nta utekerereza umuntu wasanga Pastor Mutesi azajya no gusura Raila yaragiye ahababaje. Raila kuba yaratandukanye n'umugabo n'abandi bose batandukana n'abagabo, nta gikuba cyacitse, ibyo ni ibintu bisanzwe muri rusange. None se yari kuba agiye kumufata mu mugongo, yari kuba agiye kumuraza, yari kubura kujya gusura umubyeyi wabyaye ufite ikibazo ngo amushyire igikoma akajya gusura Raila? None se gutandukana n'umugabo ni ikintu kidasanzwe cyari kibaye? Gutandukana n'umugabo ntabwo ari ikintu cyakibabaje? None se niwe bibayeho bwa mbere? Ese gutandukana n'umugabo ntabwo ari ikintu kibabaza umuntu ku buryo? Ni ikintu kibabaje, ariko ntabwo ari ikintu kiri fight cyahita gituma uhaguruka ngo ugiye gusura umuntu. Ntabwo aka kanya wumvishe ngo umuntu inshuti yawe umugabo yamutaye, wakicara ukiguma mu rugo cyangwa wagenda ukamuganiriza? Byaterwa n'umwanya uhari inshuti yanjye, byaterwa n'umwanya uhari. Ushobora kumuganiriza cyane ko yenda wasanga yaranamuganirije no kuri telefoni, ntabwo wamenya
wamenya impamvu yabyo. Ntabwo rero namenya ngo Pastor Mutesi ngari gutekereza iki kuri Reyira aka kanya. Gusa nanjye ndi Pastor Mutesi nari kujya gusura papa Bitangaza kuko ari we wari ufite ikibazo. Ntabwo ntari kujya kureba Reyira ngo kubera ko umugabo ngo yamutaje. Umuntu wabyaye ntago ari we ufite, umuntu wabyaye afite ikihe kibazo? Ese umuntu wabyaye cyane ko bari no kuvuga yuko ubu ari umuntu wabyaye afite kandi ari kose impanga zikeneye amashereka, hakenewe n'icyo kurya, urumva hatari afite ikibazo. Ibyo birumvikana mukuru. Ariko se papa Bitangaza yarabitangaje kuri social media ko nta gikoma afite. Nagiye mbibona nagiye mbibona kenshi yuko nyine bitameze neza, n'abana batari kubona nyine amashereka. Na Pastor Mutesi akora ubuvugizi abantu bamukunda na nibishaka abakorera ubuvugizi bwo kuba babafasha ko umuryango ubayeho nabi. Gusa twashimiye Pastor Mutesi ko ari we wateye intambwe akagenda akajya kubareba. Uwo niwe twamenye, hari n'abandi babikoze mu ibanga, yaba kuri telefone nimero zabo zari ziriho ku kiganiro. Imana ibaha umugisha. Okay, reka dukomeze ikiganiro. None ndaga kukubaza ubivugaho iki kuba mu kiganiro nesore mise mbivanga mu bukwe n'abahanuzi benshi bari barimo, ndavuga abakozi b'Imana bagenzi ba Pastor Mutesi nta benshi bari nk'urugero bande Bishop Gerard yara. Uretse wo Bishop Gerard so abasezeranyije aryugora ntago mbizi basezeranye ryari yarago arasezerana imbere y'Imana. Yego abanyamakuru rero mugira menshi nabonye Bishop Gerard yarari gusenga niwe wasenze, niwe wasenze. Ariko bati Bishop yasenze ababaye cyane. Yarababajwe n'iki se? Ngo yasengo ngo urekurikiye ngo isengesho ngo ryarimo agahinda kenshi ngo nabyishimo ririmo. Oya rwose Nibyo bivuze se? Oya ntabyo nje nabonye kuko nari nticaye pe. Wenda ntibabifata ukunda, ariko nje ntabyo nabonye. Nabandi bari bahari nabo baze kuvuga ukuri bitari bya bindi byo guca ku ruhande. Yasenze kabisa ngo ukurikije. Urabona ngo y'umuntu akukureba kuri kamera, urabona kuri gukora ikiganiro wishimye ukurikije iriya mpano baguhaye. Ese ko bamuteguye imbere kuzasenga kuko atabihakanye ko Noheli yaje mu kiganiro yambaye impano bamuhaye. Nawe iyo ni impano Pastor Mutesi yaguhaye. Kanzu mpora nyambaye. Wese ko utaje wambaye impano Pastor Mutesi yaguhaye? Oya impano yampaye nabonye ari impano y'agaciro. Byibuza uzayambara ugiye mu rusengero. Oya hana mu gusaba no oya muri reception yiwe. Oya bazaba bambaye umutuku n'umweru. Ntago bazaba bambaye. Ugikomoje aho ngaho uwo bita bamwita ngo ikimugwiza yavuze ngo ahantu batumirana bakabategeka kwambara umutuku n'umweru ngo baba ari abarangi. Nakikubaje ariko twongeye tukigarukeho. Nakikubaje we yavuga ko atazigera ataha ubukwe kuko ari abarangi, ahubwo none tugaruke kuri aya mabara. Ese bivuze iki? Kuki nyine wowe ubivuga hiki? Cyambere mu buzima busanzwe Pastor Mutesi akunda ibara ritukura. Ni igiti ni ku giti ciwe. Kabiri ibara ry'umweru mu buzima busanzwe urabizi ko ari ikintu cyiza. Kuba yarahisemo umweru n'umutuku numva nta kintu bibangamye. Umuntu wese agira amahitamo yiwe, numva ntawe bibangamiye pe. Wenda yanze ibintu by'akavuyo cyane ko ubwo bwe ari ubusirimutse, yanze ibintu by'akavuyo byo kugira ngo hazemo ibintu by'amabara menshi, ahitamo ibyo ngibyo. Umuntu wese ahitamo. Ese ubu ngubu ninjya gukora ubukwe nkavuga ati muzaba mwambaye umuhondo abandi icyatsi, nabyo muzaza kubirwanya. Byaba ari ibibazo. Naga ya mabara mu bukwe akoramo. Hakora yahe? Akora umweru n'umukara, umweru n'umutuku, sinzi nandi mabara nibuka. Umweru n'umutuku. None Pastor Mutesi azakora umweru. Ibyo birumvikana je nabi. Azakora umweru, umutuku, ku bagabo umukara. Ni kibazo ni iki abantu bafite? Ikibazo nta kibazo gihari. Ikibazo ni iki koko ko abantu bavuga? Nta kibazo nje numva cyabashye. Nta kibazo gihari, nanjye nabyumvisha nabisobanukiwe cyane. Dukomeze rero. Dukomeze tunagana no ku musozo, sibyo? Hanyuma rero ndagira ngo ndumva twanasoza kwanza, sibyo? Ndumva twanasoza. Hanyuma rero ndagira ngo noneho mu gusoza ugira ubutumwa ugenera umuryango wa Pastor Mutesi. Navuga ngo ubutumwa nabagenera rwose batuze kandi biyumvemo yuko Imana iri kumwe nabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, mu maso yanjye hagakomera.
rero navuga ngo bakomere mu bibazo baciyemo, mu bigeragezo baciyemo, n'ubundi ntago bivuze ngo bivuyeho, ariko iri jambo baryandike ku nkingi y'umutima wabo, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Pastor Mutesi n'umutware wawe, kubera ko Imana itigeze ibamwaza muri resebusiyo, ntabwo yigeze ibamwaza muri dote, no mu rusengero ntabwo izabamwaza, kandi Imana iri kumwe nabo. Ahubwo nabifuriza kuzabyara abakobwa n'abahungu, naho ibindi ntibazabyiteho nk'uko batabyitayeho. Imana izagumiza ibashyigikiye. ubukwe bwasoje butinze cyane, bwasoje butinze kubera impano zari nyinshi, abantu bari benshi kugira ngo bajye kurya, buri muntu wese ajye kwarura, bari abantu benshi cyane, kandi buri muntu wese nta muntu utatashye atabonye icyo kurya no kunywa. hari nka bangahe abantu? Ubwo se nababara koko? Sare yari ngereranyije, se ubwo navuga ko bari nk'abantu bangahe we? Buri biryo byakugezeho umva byageraga nko mu bihumbi birenga, bigera nko muri 3 haje. Yego, kuko bari abantu benshi. twakoranye ikiganiro na Karabo, aravuga ati Pastor Mutesi yateguye ahantu hato ngo ntago yigeze ategura. Subwo koko iyo sare navuga basi uzanajyeyo wenyine ugenda ureba iyo sare kuntu ingana. N'ubwa mbere ngiye nari mbonye sare ingana gutyo, ngewe nabanje no kugira ngo abantu ntago bari buze wenda ngo buzure iyo sare, ariko baje abantu baruzura. Hari n'abari bahagaze, noneho ubyumve bamwe banahagaze, kubera ko sare yari yuzuye, kandi yari sare nini mu buryo bwose bushoboka. Icyo cyo bazamusebya ahandi nakubwiye ngo umuntu babura icyo bamusebya, nyine bakamuharabi kuko babyumva. Ariko yari sare nini, harimo abantu benshi, noneho ahantu hari hatekewe ibyo kurya, hari hanini, hari bife nyinshi, wagira ngo imbuto zose zo mu Rwanda zose zari ziri aho ngaho. Yego, ibiryo byari bihari, ibyo kunywa byari bihari, ibyo kunywa by'ubwoko bwose, si iby'inzoga nizo zitari zihari, ariko amafanta, mapanashi n'ibindi ntanazi n'ubwoko bwayo, na za kofi n'amaji, byose byari bihari. Umuntu yanywaga icyo ashaka nicyo yafataga. Rero urumva kugira ngo batangiye gutanga impano, kandi hatanzwe impano nyinshi cyane, mu ruhande rw'umugabo no mu ruhande rw'umubyeyi. Noneho batangira gutanga impano, babona abantu burije, bamwe batahaga kure, nkanjye natahaga kure, guturuka i Masaka utaha muri Gisozi ni ahantu kure, ariko nihanganye kugeza ubukwe bushoje burangiye. Rero abantu batangiye gusohoka, bamaze gutangira gusohoka nibwo bahise abageni bahagarika gutanga ibintu by'impano, bazicumbikiraho. Hari hasigaye impano zigera nko muri 200 n'izindi zitaratangwa. Rero tuvuye kurya, tusoje kurya, nibwo bahise bongera gushyiraho icyiciro cy'impano, batanga impano z'icyiciro cya 2. Yego, so reka ngushimire rero wakoze. Yego, namwe murakoze cyane.